Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe inshuti bakunzi bacu mudahwema kudukurikira mu biganiro tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Muri uyu mwanya rero tugiye kukubwira amazina 10 wakita umwana w'umuhungu. Burya ni byiza ko iyo ubyaye umwana umwita izina kandi ukamwita izina rifite igisobanuro uzi, apana bya byo kuvuga ngo umwana wa runaka ngo yitwa gutya nawe ugahita ufatiraho ukamwita iryo zina utazi ibisobanuro byabyo. Muri uwo mwanya rero niyo mpamvu tugiye kukubwira amazina 10 wakwita umwana wawe w'umuhungu mu gihe wamubonye cyangwa se mu gihe wabyaye umwana w'umuhungu, ndetse tukubwire n'andi mazina 10 wakita umwana wawe w'umukobwa. Tudatinze rero kanze dutangirire ku mazina y'abahungu. Ku mwanya wa mbere turahasanga izina Aime bisobanura ukundwa. Ku mwanya wa kabiri turahasanga izina Amante naryo risobanura ukundwa cyangwa se umukunzi. Ku mwanya wa gatatu tuhasanga izina Kevin naryo risobanura ukundwa. Urumva ayo mazina ko ari atatu, ni amazina afite ubusobanuro bwiza kandi buhura. Ku mwanya wa kane tuhasanga izina Brian risobanura umunyembaraga. Ku mwanya wa gatanu turahasanga izina Eliya risobanura Imana niyikiza. Ku mwanya wa gatandatu turahasanga izina Emmanuel risobanura Imana iri kumwe natwe. Ku mwanya wa karindwi turahasanga izina Prince risobanura igikomangoma. Ku mwanya wa munani turahasanga izina Fabrice risobanura umukozi w'umuhanga. Ku mwanya wa 9 turahasanga izina Dylan risobanura ukomeye cyangwa se ufite imbaraga. Ku mwanya wa 10 turahasanga izina Lionel naryo risobanura ufite imbaraga cyangwa se ufite igitinyiro nk'ikindari. Tudatinze reka dukomeze n'amazina wakita umwana w'umukobwa, ariko nizere ko mu mazina twavuze haruguru y'abana b'abahungu wahitamo rimwe wakita umwana wawe. Reka dukomeze rero n'amazina y'abakobwa. Ku mwanya wa mbere turahasanga izina Aline bisobanura umuntu mwiza cyane. Ku mwanya wa kabiri turahasanga izina Yvonne bisobanura impano y'Imana. Ku mwanya wa gatatu turahasanga izina Divine bisobanura uw'agaciro. Ku mwanya wa kane turahasanga izina Blessing risobanura umugisha. Ku mwanya wa gatanu turahasanga izina Gloria bisobanura icyubahiro. Ku mwanya wa gatandatu turahasanga izina Vanessa bisobanura mwiza cyane kandi ukundwa. Urumva rimeze nk'amazina nigeze kubabwira hejuru ku mazina y'abahungu Aime, Amante nabyo bisobanura nyine ukundwa. Ku mwanya wa karindwi turahasanga izina Keza, ubundi ni Keza urumva ni izina ry'ikinyarwanda bivuze nyine umuntu mwiza. Ku mwanya wa 8 turahasanga izina Diane risobanura ufite ubwiza. Ku mwanya wa 9 turahasanga izina Princess risobanura igikomangomakazi. Ku mwanya wa 10 turahasanga izina ryo mu rurimi rw'igiswahili ryitwa Neema bisobanura ubuntu bw'Imana, kuko hari n'abakunda kwita abana babo amazina y'igiswahili cyangwa se yo mu rundi rurimi ariko batazi n'icyo asobanura. Reka tubabwire amazina nk'atatu nyine n'ubundi y'igiswahili umenye n'icyo asobanura. Duhereye ngo kuri ngiyi twari tubabwiye Neema risobanura ubuntu bw'Imana. Tukababwira izina ryitwa Amani risobanura ukwizera. Tukababwira izina Zawadi risobanura impano. Hari n'izina Baraka risobanura umugisha cyangwa se umugisha. Ayo ni amwe mu mazina twari twabahitiyemo kubagezaho kuri uyu munsi, ndetse tunakubwira ko nimba hari izina wishimiye watubwira tukarihuza n'andi kugira tugukore byibuze amazina nk'atatu akurikiranye wakita umwana wawe, kuko ntabwo wamufata ngo umwite izina rimwe muri aya ngaya twavuze ruguru, ahubwo ari gushyiraho izina ry'ikinyarwanda, ugashyiraho iry'icyongereza, ugashyiraho iry'igiswahili, ugasanga umwana afite nk'amazina akaba afite izina rirenze rimwe, nk'abiri, atatu, hari n'abageza muri 4 biterwa n'uko babishatse. Nawe bishatse rero watubwira tukagukorera amazina meza ajyanye wakita umwana wawe, dore ko tuzabigarukaho muri video itaha kugira ngo tukubwire noneho amazina azaba agize ute ajyanye wakita nyine umwana wawe kugira ngo abashe kuba
yagira amazina meza ndetse n'abandi bareberaho bakayita abana babo. Reka tuze kubana muri video iza gukurikira ivuga kuri ayo mazina ajyanye. Ciao ciao.